Stories ku mbuga. Hello bakunzi ba The Cat Bablau, I go by the name Shishamanchia. This is Story cyangwa se Stories ku mbuga. Of course ni show ihora igaruka cyangwa se stories ziba ziri good trending hano kuri social medias. Witwa Apotre Yongwe cyangwa se Harimana Joseph wari umuvugabutumwa uko muri kubyumva, yakatiwe ko Yongwe afungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe yakomeje iperereza ku byaha ashinjwa. Yongwe yatawe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Urwego rw'ubugenzacyaha bwagiye buhabwa amakuru ko Harerimana atekera abantu imitwe, ababwira ko abasengera ibyifuzo byabo bigasubizwa, ariko ibyo bikaba babanje gutanga amaturo yishimwe. Rero Apotre Yongwe ngo ibyo yabivugiye mu nsengero zitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga zirimo imiyoboro ya YouTube channel cyangwa se kuri YouTube. Bwagaragaje ko amayeri y'ubwambuzi yari ukwizeza abantu icyiza cyangwa kubatinyisha ikibi, bigatuma bamuha amafaranga habayeho kumanza gukanga abantu. Muri ibyo byiza yabizezaga birimo kubwira abakobwa babuza abagabo, abashaka za visa, kuzamurirwa imishahara n'abandi kubanza gutanga ituro ry'ishimwe kugira ngo abone kubasengera. Apotre Yongwe usibye kubizeza ibyiza, hari abo yatinyishaga ikibi, akabwira abagore ko abagabo babo batinze gushaka ko barozwe, ndetse n'abamaranye igihe uburwayi akabasaba amafaranga ngo abasengere. Ubushinjacyaha bwavuze ko yabwiye inzego z'iperereza ko ahakana icyaha, ariko ibikorwa bigikubiyemo ntiyabihakanye. Hari imvugo z'abatangabuhamya bashinja Yongwe barimo Bugingo Faterne, Nyirabahire Anne, Niyonzima Deborah n'undi utarashatse ko imyirondoro ye imenyekana wamuhaye ibihumbi 500. Ubushinjacyaha buvuga ko telefone ya Harerimana igaragaza amafaranga menshi yagiye acaho mu bihe bitandukanye nyuma yo gukorera amayeri n'ubwambuzi. Bavuze ko kumufunga aribwo buryo bwonyine icyo cyaha kitazakomeza gusubirwamo. Bwagaragaje ko kandi iperereza ku byaha kurikiranyweho rikomeje, bityo ko yaribangamira ashobora gusibanganya ibimenyetso no kuba yatoroka ubutabera. Bwemeza ko kandi kumufunga biri no mu buryo bwo kumurindira umutekano. Ahawe umwanya ngo agire icyo avuga, Apotre Yongwe yavuze ko ari umushumba wimitswe ibyo byose kandi abyemera. Avuga ko ari n'umupasiteri wabisigiwe amavuta. Yavuze ko guhera muri yavuze ko kandi ubwo yaburanaga yahereye za 2013 arya ayo maturo. Yavuze ko nta giciro kibaho yishyuza abantu ngo abasengere. Yabwiye urukiko niba abantu bari hanze y'igihugu akamusaba ko abasengera, icyo abasaba ari insimbura mu byizi cyangwa ibizakenerwa muri icyo gihe yatangiye kubasengera. Apotre Yongwe yavuze ko mu gihe iyo myizere yaba ibangamiye itegeko yazafasha abandi kuzakosora ibyo bintu ntibazongere kubangamira itegeko n'undi munsi. Urukiko rero byarangije rwanzuye ko Apotre Yongwe agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza. Ako kanya bigitangazwa akaba ari buhite amanurwa imageragere. Uyu Apotre Yongwe afite iminsi 5 yonyine
yo kuza kujurira kuri uku gufungwa iminsi 30 y'agateganyo cyangwa se kuba yarekurwa. Apotre Yongwe yari umwe mu bavugabutumwa abantu bakunda cyane kubera nawe ukuntu atajyaga arya indimi iyo bigeze kuvuga ku kuntu arya amaturo kandi agomba kuyarya kuko aricyo yazaniwe kuri iyi si. Ibyo rero byose nibyo byatumye urwego rw'ubugenzacyaha bumufunga, gusa ntago bigeze bavuga ko hari umuntu wabaregeye usibye kuba barumvishe ngo amakuru yuko Apotre Yongwe ashobora kuba atuburira abantu bakamufata bakajya kumufunga, bityo Apotre Yongwe akaba yarahise afatwa, ariko ntago bigeze cyangwa se nta muntu wigeze amuregera ubushinjacyaha. Rero Apotre Yongwe ubushinjacyaha bwese busaba ko ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ko nyine Harerimana Joseph uzwi nka Apotre Yongwe ahita atabwa muri yombi iminsi 30 maze hanyuma iperereza rikazaba rikomeje cyangwa se rikazakomeza ubutaha. Ubwo ni ukuvuga ko uyu muvugabutumwa yaba ari we muvugabutumwa ufunzwe azira ibingibi byo kuba ngo yarariye amaturo, kuko nta handi byigeze biba. Ni ukuvuga ko izindi association z'abapotre nimba zibaho zakabaye kuba zarahagurutse nawe zikajya kumuburanira, kuko ntago byumvikana uburyo umukozi w'Imana cyangwa se witwa pasiteri cyangwa se apotre atabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo kurya amaturo cyangwa se kwihesha ikintu cy'undi umanje gukanga abantu. Ibyo byose n'ibikuye muri ibyo byose tuzabimenya nyuma y'iminsi 30 Apotre Yongwe yongeye kubura mu mizi, dore ko ubu ngubu tuvugana imageragere bamaze kumuha ikibanza. This is the cat babla ago by name of Shisha Machia. Mukomeze mukuri like, share and subscribe.